uracyana no gusarambura ijisho ryari rivuyemo ngo none se kri nabi byakubaho ushatse kuvuga nabi bakuniga nabi bagukubita se ninde bitaba Gahera ntitwiganye twarangirije mu mwaka umwe Gahera umunsi n'umwe wigeze ubona nibura yasibye kuza ku ishuri ari ibyo nibyo binsha nibyo bigisha kuzunoso yaba yarabyaye ate cyangwa ryari ejo bundi baramamagaye aza no kunsura asanga amaze no kunywa imiti aranyibarishwa nkimwereka ku jisho araturitse araseka mbese nabonye nta mutima kuba bamubona bakamurangara nuko ari mwiza ni sibyo sawa ngakomeza umutegereze nk'amasaha nibwo reka nigire muri gahunda zanjye genda nawe nako ntabwo ngusigaye nje ndagusigaye hano hakora icyo wenda kuba bamubona bakamurangara nuko ari mwiza ni sibyo sawa ngakomeza umutegereze nk'amasaha nibwo reka nigire muri gahunda zanjye genda nawe nako ntabwo ngusigaye nje ndagusigaye hano hakora icyo wenda wire papa biteze byiza ese ko utavuye hano noneho nuko Gahera adahari cyangwa ese ahubwo pa Gahera ko umaze iminsi nk'itatu ntumubona yagiye abantu barangiye kundi muri umuntu iki umuntu wita ngo umuvandimwe wawe mubana hano ntuzi naho ari nose ko numva ngo ni mukuru wawe ntago aba yakubwiye agiye ndimbuze kubaze kubera ko ntabyo yambwiye aho yagiye nansaga nkaryama nkagira ngo wenda agiye ukaza azindutse kwa mukobwa niba wararezwe rero byaragenze biti cyakora aho wabaye harabaho Gahera ntawe uri naha yagiye mu cyaro yagiye kuruhuka yambwiye ko ashaka kujya kuruhuka ahantu hirya y'umujyi wa Kigali mu ntara niho yagiye kuruhuka iki akazi nyine ntabaho kuruhuka ahubwo icyiza nawe ntawe wabaye ushatse aho wigira yenda ukagenda ukamara nk'icyumweru njyahe tuze mbere hose wabaga hamwe ntafite wajya muri ba basore musangira amatabi n'ibiki n'ibiyoga dore guhora uri umunywi n'umunyatabi ntiwagenda ukabasanga ntabwo ngisha ariko kuruhuka ahubwo ni numva twahindura ubuzima mbagara ntawe uhari duhindura ubuzima kugira gute duhindura ubuzima bwo kubaho rero Nadia ntabwo ugenda insoresore zazindi mwirirwa muvuga amagambo mushaka agenda ntabwo muziri mugiye Kayumba ndakuze ibyo ushaka guhindura mu buzima ujye usanga abo ngabo musangira ibyo bitabe n'ibiyoga abari bujya kugira ubuzima bwanjye urabihindura bujyana he usanze ntariho usanze mbayeho nabite byawe nsikuri kumbwira ngo ngende ngo njye kuruhuka ngerega hano ntabwo ndi umushitsi ntabwo naje gusura ndatuye hanyuma mpindurana ubuzima nawe gute mu ruhe rwiwe uri umwana kuri jewe kera ntabwo ndi umwana ese ahubwo ngo ndetse twikundanira tukabana mu mahoro tukabaho neza dukundana nta n'ikibazo yewe Kayumba nkunda nawe Nadia n'utundi tugiye gukunda ariko Nadia ubundi mu by'ukuri uretse n'ibi ngibi ubundi uri umusazi uri muzima uteye ute bundi umeze gute ni iki kikugenza muri no rugo ngiye nkundana nawe ngira ngo ngenda muri uru rugo niho mba niho ntuye tugakundana ya Kayumba sinzi niba ari ikinamico niba ari ukuruta niba ari ibiki wa mukobwa reka nkubwire ibyo utekereza jya ubitekereza ahandi yewe ujye umfata nkaho utanzi papa ubitekerezeho ntacyo bitwara ntekereze ibiki giye icazwa hari icazwa aho ngaho mpindura ubuzima njye nawe dukundane yewe waribeshye ntabwo ariko nteye
niba ariko wajya gufata ugira ngo ni nka za nzengeri bagenzi mwirwa muzengera niyo ngo mubibaya ntabwo ariko nteye oya Nadi genda ujye mu nzu cyangwa wicara wayicaye ndakubuje kandi ntuzongere kunkoraho urabyumva hano ntabwo hano ari mu nzu y'indaya niba uri indaya uzajya usanga indaya iyo ziba ntabwo hano ari mu ndaya ugenzwa n'iki koko uri indaya uri umujura genda bicyo waje gukora ahangaha twagakundanye mu gihe gahera ntawe uhari Imana izankuriye umuvuna muhita muri urugo kuko nzayiki iyo natekereje hari umuntu wanyemereye $1,000 mu kwezi gutaha kurimo gutangira tu natekereje ushaka ikintu cyo gukora ku buryo nahindura tuno tuntu nkorera hano rwose abantu bose natekereje ushobora kumpereza amayite bamugerageza kuba Serie ko ntabwo usaragurika nka nshuti yanjye magara ntabwo wibeshye kabisa ushaka kwagura se cyangwa ushobora kuba washyira mu yindi mishinga bafite propose ebyiri bategereje gukomeza gukora ibingibi bya maintenance ariko nabyo nkabona sinzi tu nongera ntekereza n'ikijyanye n'ikabari ikibazo twari tuzinguye nibwo bwubona bizito ariko nabyo byakunda kuko ubu ushyizemo undi muntu se akaba ari gukontorora ntumukontorore wajya upfa kugenda ngo wifatire uko yiboneye byaterwa n'ikaritsiye kandi karitsiye si ubundi karitsiye ntabwo najya kure ariko kabari rwose muri uwo muhungu wanjye ntabwo byakunze ahubwo rero ndagira ngo ufashe ndashaka ko unandukanyiriza Gahera na Miguel icyo kintu ndashaka ukimfasha uriya mukobwa akamureka akamana urumva kuko usko Miguel ari inshuti yanjye nanjye ni inshuti yanjye ariko ariko amateka mfitanye na Miguel ntabwo ari kimwe n'aho dufitanye kuki tutakubaka amashyashya hagati yanjye nawe se ibyo ntibyashoboka ubucuti bushya buravuna rwe Gahera urabizi ko kuva kera ari inshuti yanjye aho yajyaga muri kabura turi kumwe urumva Gahera dufitanye buriya amabanga menshi pe ntabwo ushaka kugahera ncika wowe na Gahera cyane rwose kuri gutunguye wowe na Gahera se kuva ryari guhera primaire Gahera buriya twari turi kumwe mu kurangiza amashuri turakomezanya ariko uriya musore ngo ni Miguel gerageza uburyo ushoboye kose bizwi mu byo naguhamagara ibyo ntabwo nari mbyiteze rwose yawe urabizi ko Miguel ari inshuti yanjye ndabizi pe ariko nanjye ni inshuti yawe siko amateka afitanye na Miguel ntabwo ari none se amateka ni amateka kuki tutakubaka ntabwo najya hagati y'urukundo rwa Miguel na Gahera mugiye kubatandukanya uyumva ntabwo ari for free ndaguha kashi rwose ariko ibi bintu mbone icyo uri busabe cyose ndagikora ariko mbone ibi bintu cyangwa bisemo ko amafaranga yagura ibintu byose ariko uri umuvandimwe wanjye uri inshuti yanjye urumva atarukugurisha inshuti yanjye koko oya wowe ntabwo ari ibintu bikomeye urareba akantu twafata ukagenda ukamubwira ku buryo katusha kuri Gahera bagatandukana ntabwo ari ibintu bikomeye nta kintu uri bumuhutazeho ni ijambo ry'ubwiza ukamubwira ikirwa yivuna ikirwa yigora ibyo ntawe sinabikora nase kuki utamfasha ntabwo ari ubuntu pe icyo uri bunsabe cyose ndagikora ariko ndebe Gahera yerekana n'uriya musore ntuzi Miguel koko ntimwirirwana ntuzi amabi ye kubera icyo utamfasha umuhangiza ni ikizamini ariko ugomba gutsinda ubwo bugambanyi sinabukora wamfashije ntabwo ari ubu ntabwo burebera nawe ariko umva nkubwire ahubwo nsanze ariyo mpamvu no gushizaho zo insista bwo ubwira Miguel mu mukobwa wabyaye ibyo cyari nari nguteze amatwi bwa umukobwa ngo wakuyemo inda ntabwo ngo yagira ariko nibyo ngo yabyara none se urumva koko ibyo ngibyo ari byo none se kumukeneye
asubire uriya mukobwa mwamubonye mwiki umva njye uriya mukobwa kuva kera ni inshuti yanjye acitse sinzi ko nazabona undi uzi uko nananiwe no kuba nabona undi muntu nta mukobwa wuzuye hano hanze bose ngo babuze pe umutima wanjye uri kuri gaye nta wundi muntu mbona wasimburira uriya mukobwa pe ahubwo wowe ufashe untabara inshuti yanjye namubwire inshuti yanjye sibyo ndabizi ariko mugiye kwiteranya ariko nanjye ndi inshuti yawe ino uri inshuti yanjye ariko ugiye kwiteranya na Miguel oya wowe mfasha pe fasha ibishoboka byose ndabikora icyo uri busabe ndakiguha ntabwo nagufasha kwibagiza gaye oya icyo ari cyo nanjye nashaka sinshaka ko gahera mutakaza urumva wowe wagenda ukareba ikintu uri bugende ukabwira gahera agacika kuri uriya musore asubwo cyawe ari igiki twakirebaho ariko tukareba ko barekana kandi birashoboka pe ndabe nawe ndakwizera uriya musore n'inshuti yawe muragendana mugira mute rero ukura kwizera uramutse ugereye iki kintu mubwira byakunda shabye ntabwo nakubona Miguel twanyuranye muri byinshi kabisa dufitanye amateka menshi cyane business ntacyo narabona natona Miguel ubwo rimwe na rimwe nshiduka yashyize mu bishuko nyine ngakora amafuti ntigeze nteganya oya fasha kabisa Miguel ni inshuti yanjye inkweto zikiri kubaho umuntu agiye gupfa ambuje gukubura n'abafunguza n'abajya bananye wetegereza wisakuriza abantu ni wa mugabo yes boss bitse ugiye hese kandi sibacye amahani nkakira guko ubundi we kuza uko manga hano buri munsi ubundi bakwitana agura amenyese akwitana ubundi mbona waje kukuvanyira mu kazi kawe kubishize byagenze je kuri amugiye gusanga atako n'igihe mpa none ikintu uzi kumahano siko bampaye oda we kutagomba kwinjira hano kurenga hano no ati frere ko kiburi igijungu so kumva hari iwanyu undi urazo gakomanga wa ground hari ibombo twasirira bugiye kujyana ijiremo kwambuje kutinjira hano kandi sinarenga kuteka bamaje mamagare Miguel rero ko burya ari bunyishize wamuhamagaye undi ko Miguel adaheruka hano uramuhamagara ngo kumarire wa mugabo hapa ewe none ndayitasi ngwendeke so kana no eba hano kurenga hano no tubyumva kwinjira hano nta muntu ugiye gushaka hano nta bijyo twacuruza hano si mu rusengero si mu isoko Yesu naje gusaba ibiryo hari iwanyu inama muri nawe ngo nusa n'umuntu usaba ibiryo maze siko zankura no ku ifiriti wowe n'inyama ariko ntabwo mbuze kwinjira hano wese ubiki ibyo bintu iyo bivuze ndabyanga kuko mawuja yarambwiye ngo sekretari wanze wumva ari umuzamu sibyo ngende bando umuzamu ntabwo nakora ndi no mu kazi ntabwo uyibona Tifre bagiye urushye ubuzima ariko uretse baye nkubwire kwanza ko ushobora kuva hano tukazahurira ahandi yandi atari hano ahandi tuharikuye nagukubita ngakumaramwo n'umwuka wowe nkubitawe ntabwo ubona ufite kimewana umvikire nkubwire abazamu mabuja unkunda ngaburira akanyama ka buri munsi we witonde wumve n'inyama yarambwiye kutagomba kwinjira no kwa wigisha imico mibi Miguel kandi njambona n'imico yawe kugaragara mu maso ngamba bure basi none reka twuzuzanye sibyo ngira Miguel azimubwire nigendere basi none Miguel nawe uhari sinabikubwiye ntiwabyumvise ndakubashye ugomba kunyuma uko ntabwo bireba se iyo bavuze sekite ntabwo wumva ibyo ari byo mugabo ndakwica none ngira ni ariko no nekurasa ubundi si hano uri kumuhamagara ntawe ntabwo tunamuheruka kubera ko utabyumva umuheruka ese iyo umuntu akubwiye ikintu ntabwo ucyumva wowe ese umbwira gutyo kare gukoma nk'abaje kwinjira mu rusengero reka nyimugira inama uracyari muto wamfura sibyo
Ndavuga ko ndi muto yamaze gukura ntabwo ureba mfite n'ubwanwa bibura gusuma asuma ibiki nywa amazi n'amata mabuja abayanguriye ibyo byamagere singomba kubimenya sinzi ahari icyo wumva gusa nuko utagomba kurenga si umwana ashoboje se hano dore ngiye ubundi se wagiye nka kinga ngigira niyo ariko urugo rw'abasirimu nguru bazana umuzamu w'igicucu nkawe utavuga amabuja ko ari igicucu tabyongera tutabipfa none yewe tabyongera bunanamuhamagara uzi yazanye ukuguru kw'inka ziko igiye nkumara nuko bashyira imbwa none kagicunga ahubwo uvuze nabi ubundi nzi guhamagara zikujya uzirebe imbwa zigushumurireho zikwereka bishaka ko nsiga zivunaguranya hamwe nawe bunazihamagara zikakwereka mbwira zibyo ngibyo mwana ajya wumva migere ntawe uhari kwe kutumva abantu nkamwe muza ubundi mufite amasura ntazi uko ameze ngo migere ntawe uhari ubundi have ni kingire wanyu genda se genda uramuhamagara se ubundi arahari uhamagare kuri figisi abantu nkamwe ubundi muba mujyanye abantu batesha umutwe biteze Sawa. nze fresh Fresh ariko nawe mpesha umwanya ureba ni intege nke se nicyo wari umumagari hari umumama umaze iminsi aza hano ashaka iki akubaririza umumama w'umubyeyi nyine wiraburamo ukuntu utari muremure cyane umva hari umuntu wamubwiye ngo uko dukorana yagiye aho wabagara kubura umumama ashaka je Nadia ahubwo ko bazi ko dukorana niyo mpamvu ahora azanaza kubariza baza Nadia abamuzi mama wiraburamo umva mwihorere sinzakubona hari umuntu umubwira aho ntuye cyangwa iki mwihorere ngo ntabwo ibyo byari ibintu byatari rwikekwe se nkaho muzi nyine webyiwe ntuzayisi nkubona ugira umuntu n'umubwira aho ntuye cyangwa ngo umuhe address yanjye kuko abantu bose twari duturanye nta muntu n'umwe uzi ahantu ntuye Faustin ntuzakora iryo kosa niyo mpamvu nanjye nanze guhita murangira ntabwo mbyibaza impamvu aguma agaruka buri munsi cyane agaruka akohereza mbona kwitayeho cyane uzamwiyame ibyo kukunza kubaririza yakoze ko dukorana ajya kubona nkamunara sindakuyoboya kako abantu bazi ko dukorana ngo yararira kubura ahitamo kuzana rimwe sikabisi gatatu abariza Nadia cyangwa mama ntuzigere hamubwira ntugire n'icyo uzamutangariza se komeze nk'umuntu umuzi ubundi mufitanye ikibazo ese birakureba wowe by'ibibazo byanjye umva ahubwo ariko mubaze byaya amafoto warabitunganyije byarangiye kera cyane ahubwo bimeze bite ntuzayasure ntarakubwira wa mukobwa ngo agiye kuruhuka ngo ari mu ntara urumva ari mu ntara wowe naza nibwo nzakubwira igihe uzayamwoherereza wanjye nabisoje kabisa nari ntegereje yo kumbwira aho bwira ngo baryanyishe ahandi nta kandi kazi ufite nta zindi diro sheri twabanye ko bizasohoka kuri telefone bazi ko nagiye hanze sinzakubona ntanga okay ntaribi wewe none nubona yaje ari ready uzambwira imwohereze ndakubwira nava mu ntara ngagiye kuruhuka mama we ibyo bakiri ngomba kujya kuryaho ku yabo nyine ejo byango nazo byagira okay numva naribi rero nicyo nagushakiraga gusa umbwiye kuri ntabwo nzijya nkamubwira nyine akinzongera ku niyagaruka ntayo uko umwanya ntakije ntuzamubwire nabi uzawe gusa uzambwire kutazi ibyanyu utazi aho ndi inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago
cy'ubuzima bwanjye, inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite, bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye.